Dutangire filime yacu dutangiranye hano hari umukobwa uri kugenda acuruza ako kanya hari umutipe yamuciye hanamuhutaza atabishaka ibicuruzwa byarabimena. Umutipe ati mana nyagasani ati nukuri mbabarira ati mbabarira ndakwinginze Yorine we ndagusabye cyane mbabarira sinabishakaga. Umucuruzi ati we nta kibazo. Yorine ati nta kibazo rwose birumvikana nyine uri kwihuta ntago wambonye ntari bindi atbitoragura. Umutipe aramubwira ati kandi ngufite n'ideni ryawe ati harya buni ngufite amafaranga ngo yose nyakwishyura ati umunsi ngiye kuyakwishyura yose. Umutipe arisakasaka agiye kureba amafaranga yose amufite ngo amwishyure ati ya ati mani niba agiye ikofi mu modoka kabisa ntago nigeze nzana ikofi. Umukobwa aramubwira ati we nta kibazo uzabonyishyura tuzaba wishyura. Umutipe arangije areba atego buretse gatoya ati none se ati ngwino tujyane muri office ngiye kukwishyura ati ngwino tujyane muri office ngiye kukwishyurirayo. Ako kanya wari so mahamagara umukobwa wundi ati boss ati twakererewe kujya muri meeting ati amasaha yarenze kabisa ati amasaha yarenze turakerererwa mu nama. Umutipe nagiye kureba ku isaha asanga koko tugiye gukerererwa. Hanyuma Yorine aramubwira ati boss aho kugira ngo ukerererwe nta kibazo uzabonyishyura we genda ujye mu nama uzabonyishyura nzaza hano cyane nze kukwishyuza. Umutipe wagarutse hano yitwa Jim aramubwira ati Yorine we atumba barenda kwinginze amafaranga yawe nzayakwishyura kandi nzayakwishyura neza nindamuka ngarutse nzayakwishyura neza. Uwa mukobwa aravuga ati nta kibazo. Barakwereka disi Yorine yasigaye ahangaha asigara nyine mu bicuruzwa byiwe. Daniel nawe agiye kwinjira mu modoka arareba umukobwa ukuntu amutereye ibintu bye hasi gusa nyine birimo muramurya ariko yakivuga ko nyine ko agiye kujya muri meeting kandi yakererewe ahita abona ko nta bundi buryo nyine. Barakwereka akavura kari kamaze no kugwa. Yorine nawe yasigaye aratwagura ibicuruzwa byiwe gake asubiza ku iparata ngo arebe ko yajya gucuruza akabona amaramuko. Tugaruka kuri uruhande nanone hari umukobwa mwiza cyane uri muri office kuri reception. Ako kanya Yorine yise yinjira ati yewe ati mwiriwe neza. Umukobwa ati mwiriwe ati twabafashe iki. Umukobwa aramubwira ati nari ndimo ndabaza umuhungu baba wita Daniel niba yaba hari. Ako kanya yesa nahaje warangije ati se aramubaza ati se namubwira ko ari inde. Umukobwa aramubwira ati wambwira ko ari Yorine ati kwanza namubonye isaza. Daniel ko yakaje Yorine atamubwira ati my love ati ngufite surprise nshaka kwereka ati nagira ngo nkwereke yuko hari aka business navumbuye ngomba kujya nkora. Ako kanya ahita amwereka nyine agapira yari yambaye kari kanditseho cyo ati ngiye kujya curuza bino bintu kugira ngo mbone amafaranga yo kugufasha mu rugo. Daniel ahita arakara ati ceceka wakantu ati nta soni ati uratekereza kunsebya bingana gutya biri bukungura iki ati kuki uri gushaka kunsebya muri runo rwego. Umukobwa ati oya ariko ntabwo nashaka kugusebya nagira ngo nkwereke yuko hari ibintu nyine napanze ko nzajya ncuruza tuno tuntu amafaranga dukuyemo tuyakoresha mu rugo. Umutipe ahita amubwira ati Daniel itamubwira ati ndakwiyamye ati ugira ngo ati uri gusa kuyase kugira ngo n'abantu bamenye yuko ujye umfasha n'ibyo mu rugo ujye kumfasha n'amafaranga yo guhama urugo. Ati isoni ngizi ngo uri kuntera ikimwaro kabisa uri kuntera ikimwaro. Ako kanya umukobwa ahita avayo umukobwa ukorana na Daniel ati madamu ati wiriwe ahita azabwira Daniel ati we niba akagombye kumuvugisha nabi ati kubera yuko bigaragara yuko uyu mukobwa utakagombye kumuvugisha nabi. Daniel aramubwira ati Daniel nawe tazamubwira ati oya uyu mukobwa ntago ndi kumuvugisha nabi. Arangije amaze ati ubundi ninde kuri wowe. Daniel aravuga ati na agakobwa karaho ngaho kagacuruzi karaho. Yorine aramubaza ati se atagakobwa kagacuruza ati se umamagaye gute. Daniel yongera amusubiramo anamubwira ati ugira ngo bose bari witeguye ko ndi buguhamagare gute cyase ndi bukwitira ihe zina. Ako kanya wa mukobwa akomeza avuga ati oya nta mpamvu Daniel we wirengera akomeza kumuvugisha nabi ko bigaragara yuko yakoresheje igishoro kinini cyane muri bino bintu byagiye gukora cyangwa se yakoresheje imbaraga n'ubwitange kugira ngo abashe kuba yaba ari gucuruza cyangwa se yabona uburyo yacuruza izo curo ziwe. Umukobwa arangije Yorine arangira abona ko biramubabaza ariko abona nta kundi yabigenza ahita abwira ati mumbabarire ati ndeka ngende nta kibazo gusa mumbabarire kuri kintu nareba. Ako kanya disi wa mukobwa asigaye aseka Daniel aramubwira ati shati umugore wawe nakasa mutwe nawe kabisa ati nyine umugabo yagenda kubona umuzunguzaye. Daniel aravuga ati iki ni igisebo kabisa ati umukobwa aransebeje kabisa birenze urugero ataransebeje cyane ati sinzi ukuntu nzabigenza. Umukobwa arangije aramubwira ati we nta nibirenze man ati nta birenze nyine gusa agomba nyine kureba ukuntu nyine uzamwicaho. Arakomeza amuganiriza aramubwira ati wibuke ko dufite meeting ya Danje nizere ko ibintu byose wabitunganyije. Jim aramubwira ati yego byose ibintu biri ku murongo nabitunganyije kabisa. Sorry Daniel ntago ari Jim mumbabarire. Ako kanya disi umukobwa akomeza mugenda amubwira gake
arangije noneho Daniel aramuza ati se wowe ati sheri ati none se ibyerekeranye n'umugabo wababaje kubikiriyaringa neza. Umukobwa ahita ati ciceka ati ntago ibyo ngibyo kunyitashira ugomba kubinyitira hano mu kazi atagira ngo abimenye. Ati ndimo ndashaka kugira ngo manze nyine nkiriyaringa ibyerekeranye n'imitungo, ndimo ndashaka kugira ngo ndebe ko nakita kuri future yanjye. Daniel aramuza ati future? Umukobwa amwe ati yego nyine future ndashaka kugira ngo ndebe ikino mitungo yose nabanza nkayisegura, hanyuma nyine nkahita mwiyongoza nyine nkahita mubwira nyine tukarangizanya namaze kwiyegeka imitungo. Arangije aramubwira ati ahubwo ati itegure neza meeting, tujye gutegura neza ibintu turi buvuge muri meeting cyangwa se bya bintu byo mu nama turi uko wabipanze tuza kubivuga cyangwa se nuko nyine hanyuma tuze kujye kumenya nyine uburyo tubaparapanganya mu nama. Ahita nikomereza. Barakwereka umukobwa nawe yaragiye, bigaragara ko ari ibintu baziranyeho twebwe tutaziranyeho, bakora chini ya maji cyangwa se inyuma mu gikari. Barakwereka disi Kayori nuko kagasotse muri ya nyubako, kasotse gafite ibibazo byinshi cyane. Karasotse gafite ibibazo, umugabo aragasebeje akabwiye nabi kandi mu buryo butari bukwiye. Ako kanya akiri aho ngaho hari telefone ya Sony, katwumva ibyo bari kumubwira. Ko yakarebye telefone arayitaba ati haro, ati mwiriwe neza, ati yego niyo Line. Aramubwira ati turakumenyesha yuko gahunda yo kwiyandikisha ku ishuri igiye kurangira kandi utaratanga amafaranga yo kwiyandikisha. Ati ubwo rero niturangiza kwandika utaraza kwiyandikisha ntuzabiturenganyirize. Umukobwa aramubwira ati yego. Yori namubwira ati nukuri murakoze kunyibutsa, ati kandi murakoze kunzirikana, ati nanjye ndabizirikana. Umukobwa buri uko abigenza ararira atangira kumena amarira ati Mana Nyagasani, Mana we atuse ndabigenza gute nta amafaranga. Ati kandi ndabizi ndamuka mibwiye Daniel yuko nta amafaranga yo muri university, ati cyari bukore n'ubwo itamatiriza kwitandeka byo kwiga university. Ati ntabwo nakirwa mbimubwira, atuse ndabigenza gute nkoka byarama. Ati gusa nyine nta kuri nabigenza, ati byanjye mbyeretse Imana tu yo kurikira unarebe. Bigaragaye ko Disi umukobwa yashaka kwigira university ariko akaba atarabona amafaranga yo kwiyandikisha. Bigaragare ko umugabo w'amafaranga yose akoreye atanamushyigikiye ko yanakiga university cyangwa se amaguru amafaranga yose akoreye ayangiza. Tugaruka kuri ruhande hari umusaza nawe wisoza wari muratambuka, yari n'umucuruzi atamubwira ati muze wamwe mwadupromotinga se. Umusaza ati yego. Umusaza agarutse twa Vincent ati yego, ati se nangaye muguru jangaye. Umukobwa aramubwira ati kamwe ni $1 rimwe. Umusaza araseka ati kararyoshye se, ati kararyoshye cyane kandi kararyoshye. Ahita afatamo kamwe aramubwira ati nukuri urakoze reka nanjye kugafiringa nyine njye kukarya neza niturije. Mwumva umusaza ahita yinjira ahandi kuri ya ofisi Yori na yarasotse. Ako kanya barakwereka rundi ari kwitegura arimo aratunganya ikote neza, arimo aritegura mu gakote ke. Ako kanya barahageza ati ya Mr Vincent mwiriwe neza. Ndati muraho neza murakomeye. Bigaragara yuko ari we mushitsi bari bategereje mukuru uje mu nama. Daniel arebye akantu kacungamo yari yaguze, yibuka ko umugore wari uducuruza. Arareba ati umugore wanjye asiga acururiza n'abayobozi cyangwa se n'abantu bakuru bandenze, ati iki ni igisebo kabisa. Wumve kugira ngo atekereze ko yumve ko ari ishema ko n'ibintu by'umugore w'abantu bose babikunda bayumva ari igisebo. Ako kanya undi mutipe Safayo ninde wagarutse rero, yagarutse yitwa Jimmy niwe waje ari nka CEO wa company, aza ari we mugabo uriya mugore azasuza Vincent ati yego Vincent niwe ati mwakoze kuza kabisa, twari tugutegereje ino nama, twari tuyitegereje umwanya munini kabisa. Kurikira unarebe. Ati rero kubyerekeranye na bya bintu twavuganye twari twabanje twabashe kukuzanira nyine kugutunganyiriza bimwe rero badusabye kugira ngo bashe kuba basinya kontara natwe tubashe kuba twakorana. Ako kanya muzebese bamereza amadokima ngo ahitareba muri kiri dokima nyine ahitareba ikirimo indani, arebe nyine uko bimeze, arebe ko yabasinyira akabaha nyine kontara muri company yiwe nyine bakajya bakorana. Umusaza ko yagafunguye yakarebye muri za dokima arareba, akomeza arareba uko naho barareba barumirwa. Umuzehe arangije avuga ati wapi kabisa, ati ibintu uko ndeba bitajyanye. Ati CEO cyangwa se Jimmy aravuze ati urashaka gusobanura iki muzehe? Umusaza aramubwira ati amafaranga yasigaye n'ibicuruzwa bigaragara byacuruje biratandukanye, nta hantu bihuriye kabisa, imibare ntabwo ihuye. Ndi kureba neza ibyo mwacuruje n'ibyasagutse n'amafaranga yasagutse nawe mwinjije, ndabona nta hantu namwe bihuriye kabisa. Ati bigaragare ko umuntu wakoze bino biciro cyangwa se umuntu wanditse ino report ashobora kuba yanditse nabi cyangwa se n'umuturanyi kabisa, ari n'umutangiza atazi ibyo arimo arakora kabisa. Ati kuko ino mibare ikoze nabi kabisa. Ati kandi nanjye ntabwo nashobora gusinya kontara n'ibintu birimo amakosa nk'uko nguko. Ati ubwo rero mufate ibintu byanyu mugende mu bitunganye neza, murebe ukuntu mwazanye ne kubitunganya.
umuyobozi mukuru cyangwa se CEO ari we Jimmy mu kwiregura aravuga ati ati mutubabarire bigaragare ko umuntu wagiye guprintinga cyangwa se umuntu wagiye guprintinga biprintinze nabi. Umusaza Vincent arangije aravuga ati rero mugomba kubyitaho ati kuko njye ntago nashobora gusinya kontari tuzuye kabisa ati ahubwo ati mwe mugende mu bitunganye neza ati ejo nzagaruka noneho dusinye kabisa nta n'ibintu byinshi birenze nta n'ikibazo kinarenze kabisa. Umusaza umutipe nawe Jimmy aravuga ati nukuri mutubabarire pe tugiye kubyitaho tugiye kubisubiza secretary cyangwa se wari wabiprintinze abikore neza cyangwa se noneho abyiteho ntashyiremo amakosa kugira ngo ejo nozo uzasanga ibintu bimeze neza. Kuri kintu narebe ko bari aho ngaho meeting yisi irangira uko yakarangiye nyine umwacukwe n'undi acukwe uko byakarangiye Jimmy akomeza arakaye dore wabiprintinze n'uyu nguyu wari gutanga ibyo bigira ati ya ati mumbabarira ati nakoze amakosa nagiye guprintinga document zitari zo kabisa ati ati gusa mubarena ngiye kubikosora ati ngiye kubitunganya neza kabisa ati ibintu biraza kumererwa neza ati kambe ngiye kubitunganya ati reka mbe ngiye. Umugore we nawe itabwira Jimmy ati sheri nanjye reka mbe ngiye muri kano ati kambe ngusize hano ati nanjye ndaje mu kanya ahita akurikira ko yakakurikira mu type Daniel. Jimmy asekera yibaza ati hano ko bakurikirana n'ibikira atari ko sumunda kanikaze bwoko ki byabonane no gukora ibintu byanyabyo. Kuri kino narebe bamutipu we kageze muri office yiwe cyangwa se Daniel akomeza areba ati ati ibintu nabikoze nabi kabisa ati nabikoze nabi. Wamushiri we itaza yarakaye ati reba sinizakubwira ngo ibintu byanzu byiteho neza ati dutanga ibintu bikoze neza bitaza kudusebya atuzi n'ikindi ati nukomeza gutya bazaducishamo ijisho ati hari ukuntu bazabona ko ibintu dukora nyine tubiba nyine bazatuvumbura. Mutipa ati yego babare ati ndaza kumerera ukuntu ndibiparaparanganye imibare ize guhura ati ndamenye ukuntu ndibitunganye. Umve ako kanya umukobwa akomeza amubwira ati mani ati gusa nyine ugomba gukora ibintu babyitayeho neza ati kubera yuko nutabikora neza mani bazatuvumbura ati bo tubiba ati wese ntabwo uzi ko bidufitiye akamaro. Daniel ati yego mani ati ndabyumva kabisa ati gusa ati nyine munyihangane ngiye kubitunganya neza. Umukobwa rero nyina ati oya ntari bisheri urumva ati ntaje agiye kumuha akabizu itoha hari wese yumva hamagaye arabakanga ati ye twari dufashwe ati reka ngiye kumva icyo barimo aravuga kumbi secretary se hamagara no mutipe yahise hamagara no mugore agenda akabizu atakamuhaye igitipe cya Jimmy cya Daniel gisigaranga gisigara ati wenda gufite shanda gutsindira ati wowe umutungo wa company tuzawurya tumare no nguru umugore wa boss. Kuri kiro narebe barakwereka ibyatu bidatinze feri ya mbere Daniel ageze mu rugo asanga umugore yamuteguriye ibyo kurya ati sheri nagutekeye ibiryo byiza. Daniel nawe tatangira n'umujinya mwinshi ati wa mukobwa we ati nzakubwira ryari ko ibintu byo kunsebya ibintu agasuzuguro kawe no kunsebya bizarangira ryari ati nta soni aturatinyuka ukaza kundeba muri office nta soni nta nagasoni ukaza kundeba muri office ucuruza n'ibyo bintu hazi byawe. Umukobwa ati umbabarire ntago nzabisubira ati ndakagombye kuba nabanje kugwamagara nkabikumenyesha ati umbabarire kabisa ntago nzabisubira ati gusa hari icyo nashaka kukubwira. Umutipe nanje avuga ati tuvuga vuba ati vuga vuba. Aratangira aramubwira ati rero ati ubwo ndimo nacuruza hari hanze wanyu muri hari ako kazi wanyu ati naje kubona umugabo mwiza umugabo nyine w'umuboga rumeze yambaye neza agaragara nkaho ari umubosi wawe arangije muri uburenganzira bwo kunazajya nza gucuruza n'indani nyine nkaba mukampromoting ari indani ati kandi nabonye ntari. Mutipe ati ameze ati yitwa nde ati wanjushanyeze uko ameze ati n'umutipe ati muremure kuntu umeze nk'uw'icyubahiro wambaye agakote neza ati babuye ati ni Jimmy ati wavuganye na Jimmy ati wamubwiye iki ati Jimmy mama wamubwiye iki ati ikintu wavuganye na Jimmy. Umukobwa ati hoya ati nta kintu twavuganye ati gusa nuko nyine yari yambwiye ngo nazajya nza gucuruza hariya ntari ibi ati nyine nkabona abakiriya. Umutipe aramubwira ati ndakubwiye ko uzankorera ishyano agakobwa ati sinshaka kubona hariya n'umunsi n'umwe ntuzongera no gukandagira arangiye sinshaka no kuzongera kukubona n'undi munsi n'umwe ati ndabizi ko ikintu ati nta kintu wabuze hano mu rugo ati ubwo wasanga rero munatekereza bya bitekerezo byawe by'ubugoryi ngo byo kujya muri university ngo byo kujya kwiga muri university ati sibyo munatekereza ati murashaka amafaranga ngo yo kuri university ati university nta kintu kumariye nta n'ikintu ugomba kujya kwiga ati reka ubugoryi jya mu rugo ngo utunge nk'umugore ati nta n'ikindi kintu wabuze mu rugo ati ranyumva. Akomeza kugenda amutunganya DC ko yakamutunganyije amusiga aho ngaho. Umukobwa DC n'umujinya mwinshi cyangwa se n'ububabare bwinshi ubona nta kundi kuntu yabigenza nyine gusa nk'umwana nyine uzi icyo ashaka ndetse unakunda
arasigara aho ngaho nyine ahita kuro na bya biryo yamuteguriye. Daniel agiye atanabiriye kandi yibwiye ko umukobwa mu disi yabagiye gushaka amafaranga yavunitse kugira ngo abashe kuba yatekera umugabo cyangwa se yanamwitaho, ariko dore agiye atanariye. Nicyo kintu cya mbere burya kibabaza umugore, ko yatetse nturye sha birababaza bya danje. Ako kanya barakwereka uko yakagiye asize amadokima yiwe. Yori narebye ati ati harimo n'amakosa, ati harimo amakosa kabisa. None ikintu ugiye gukora rero ni kimwe, ngiye kubimukosorera kugira ngo nawe mutungure nyine mukorere nka surprise. Ateka nze bimukosorere kabira biroroshye nzi kubikora kabisa. Atereka nze bimukosorere. Ako kanya atafata ya madokima y'umugabo wiwe arahatunganya neza nyine ajya ajya kuyakosora kugira ngo umugabo nyine naza kureba asanga akosoye nawe bimushimishe. Wibuke ko nyine ku kazi bari babyanze bavuze ngo harimo imibare idahuye. Umukobwa rero nk'umunyabwenge nk'umwana wari warize yaragiye atabikosora arabitunganya neza. Mu gitondo cya kare agiye kujya gusubira gucuruza, uko yakarebye asanga desi umugabo y'amadokima Yorina yari yakosoye siyo yatwaye ahubwo yitwariye hadakosoye. Yorina arareba ati ye ati za dokima nziza nakosoye, ati niyaziyibagiwe mana we, ati yatwaye zimwe zidakosoye neza. Ati ariko n'ubundi narengiye muri zirance reka ngomba nta kindi ngomba kuzimushyira ku kazi ndebere, kandi yakabujije gusubira ku kazi nako ari kumva. Umutipe uko yakagiye gitondo cya kare uko yakageze hanze hari wari umutegereje. Ninde rero? Aratera intambwe akomeje agiye imbere, areba hakurya areba hakuno. Ako kanya niri wavuye rero hahise havayo wa mukobwa bakorana ku kazi cyangwa se umwe bakorana utuntu tw'udukoriyo mu kazi, bafatanye utuntu two kwiba nyine utuntu tw'uburiganya mu kazi, basa nkaho banakundana. Ako kanya aza kumwirebera mu rugo. Umutipe uko yakahageze ahita amukurura amashati amubwira ati ngwino. Gusa umukobwa uko yagasohotse abona nyine umugabo yakase ku nguni, abona akase n'undi mukobwa, ahita avuga ati ibi ni ibikira. Atereka nitsimbe manze nirebere neza, abanza birebe neza. Ako kanya Daniel uko yakahuye nawe mugore amubwira ati wana ati ibi nibyo, ati birandenze kabisa. Ati ubundi si uretse kuba hari ikindi naguha, ati mbwira ideni rya ndimo ndi kwishyure, ati kuko ungiriye neza kuba waje kuba wandeba muri kano gatondo. Ati niriye deni uri bunyishyuze, ati kuba uje kundeba iwanjye mu gatondo. Umugore naramubwira ati nta birenze, ati nuko nifuzaga nyene kukubona mbere yuko umunsi uba muremure, ati nifuzaga kukubona mu wa mbere. Ako kanya Vincent nawe aho yavuye areba bino bintu barabana nabazi, aravuga ati reka mfate evidence kabisa, kamfate ibimenyetso. Ahita afata agatelefone kakuramo ahita barya agafoto. Ako kanya taxi nayo yese hagera. Daniel ati taxi, ati sheri tunigendere ndebere. Umugore yazindutse mu gitondo aza kureba umutipe bakorana cyangwa se sharika abantu bakorana shaha ntacyo mvuze. Ako kanya agataxi kahise kahagera, umugore aje kwirebera mu wakimenti wiwe nyine ngo bajye mu kazi nyine. Ako kanya bahise banajyana na taxi imwe. Muze uko yakarebye aravuga ati ata hano harimo akana, ati ibintu ariko bizasobanuka tu. Hari icyo abonye. Umugore nawe diseri yabibonye byose uko byakabaye, umugore yabibonye yabihanze n'amaso. Arangije areba aravuga ati gusa nyine nta kundi mfite kumushyira zino dokima tu. Disi umugore no kwihangana kwinshi yaremera bimushyira n'ibintu yamaze kubona. Ako kanya yarongeye ahura na wa mugabo cyangwa se yese ahura na Jimmy kuri office. Jimmy arangije aramuza ati tugomba guhagarika ino mikino yo kujya duhura mu ubu buryo. Umukobwa aramuga ati hoya, ati nuko umuntu aba ari kwihuta, ati se n'icyo nagufasha, ati ati kandi ngufite amafaranga menshi narakwishyura. Umukobwa aramuga ati hoya, ati sibyo amafaranga muri aka kanya ndimo nakubwira, ati ahubwo ati narinzanye zino document wamfasha ukazimpera Jimmy se hari indani. Sorry akuzimera Daniel. Jimmy arangije amaze ati ati Jimmy muraziranye, ati sorry ati Daniel muraziranye. Uko Yorina aramuga ati yego Daniel n'umugabo wanjye. Mutipa arumva Jimmy arareba ati nazinjije, ati ariko subundi ati we nta kibazo, ati wanakinjira ukajya kumwizimwihera, ati nyine ukanamureba nyine ukazimwigerezaho nta kibazo, biremewe nyine uhawe uruhushya. Ati atakirazinjyana, ati hoya ati nawe wakinjira ukajya kuzimwihera nimu bishaka. Amwe amuhaye uruhushya nyine ngahindira ajye kureba Daniel azimwihere neza, ajye kureba umugabo we kuri cyuru nareba. Ako kanya umukobwa uko yakinjiye Jimmy yasigaye angayi atekereza ati cyakora cyo ndumiye kabisa, ariko ntiyabyitaho nyine nta bintu byinshi. Aka kanya Daniel naho yibereye na wa musheri wiwe cyangwa se wa mugore wa boss wa mu wakimenti wiwe, barimo baragenda bakina iby'abana nyine baganira baserebura nyine ukuntu biba company gake gake babivuganaho. Ako kanya wa musaza cyangwa se wa musaza umwe nyine ushaka gutanga kontara kubasinyira kontara yese yongera arinjira, Mr Vincent. Twibutse ko ari umunsi ukurikiyeho n'umunsi w'inama
niyo ubwo bagarutse muri ya nama nyine ngo barebe yuko umusaza yabasinyira, kuko ejo yagiye kubasinyira asanga nyine batabitunganyije neza. arangije Vincent arangije arababaza ati none se madamu we, ati kubera iki ubundi utaje n'umugabo wawe, ati kuki wahageze mbere wasize umugabo wawe ra? Umugore aramubwira ati urumva, ati umugabo wanjye bafite ibintu byinshi byo kwitaho, rero narebye kugira ngo dukerere twese ngiye nyine mpita magera mbere kugira ngo nyine tudakerererwa. ati okay. Umusaza arongera abaza Daniel arongera abaza Daniel aramubwira ati se, ati Daniel we, ati se nizere ko nyine ibintu ngubu bimeze neza ntari, ati ibintu bishobora kugenda neza kabisa, atari ku bundi ati amakuru ya nyiri company yo bimeze bite ko aba yatinze. Ntibabitinzeho Daniel no itakomeza amubwira ati rero, ati izi document no nazitayeho uyu munsi nazirebye nazisubemo kabiri kugira ngo nongera nkabaye zipfuye. Ako kanya barakwereka Yorine yese azayirukanga imbere yabo ati yeba we, ati mumbabarire kabisa, ati mumbabarire, ati mayirava, ati rukundo rwanjye, ati mumbabarire nibageze, ati zino document wazanye nizikosoye, ati zizikosoye nizo izikosoye wazibagiwe utora izidakosoye. Atakira umugabo yanga kuzitora, yanze kuzitora Vincent itazitora, akizitora azifunguye arebye indani arareba, ahita abaza Vincent ahita abaza Daniel, ati Daniel we, ati izi document niyo, ati niwe wazikoze se, ati niwe zikosoye? Mudipa ati hoya, ati wapi kabisa, ati nta nubwo nzaho zavuye, ati ubwo sinzi uwo mukobwa wazikuye kabisa. Muze harumirwa. Umukobwa Yorina arangije amubwira ati nukuri tutabeshya mvugishije ukuri, ati izo yari yazanye nabonye zirimo amakosa ndazikosora nyine, niyo mpamvu abonye nazizanye, ati izo yari yazanye zirimo amakosa. Ati wakagoryo ariko kuki wita mu bintu bitakureba? Ako kanya Jimmy yese avayo, ati niko Daniel we, ati se ni gute watwara umugore wawe gutyo, ati se niko yakuzana ibintu byawe ni gutyo wamususugura koko imbere y'abantu, ati se kuki utwara umugore wawe gutyo kweri? Daniel ati hoya, ati mumbabarire, ati ni ikimwaro nyine gikomeye, ati mubare ko ari ikimwaro, ati ariko gusa, ati akomeza kurya indimi, ati iki Jimmy biramurya. Umukobwa arangije areba aravuga ati gusa mumbabarire niba namakosa nakoze mfite no kugenda, ati nubundi nari mfite kugenda abasiga mwenyine. Ahita akomeza nyine aragenda abasiga nyine bari mu nama. Jimmy arangije Daniel aratangira ati mumbabarire kabisa, ati kubona umugore abyitayemo, ati gusa izo document ushobora kuzimwajya kuzita muri puberi, ati kuko nta nizo nzi kabisa. Vincent aramubwira ati hoya, ati ndaza kuzitera muri puberi niba ari mbi, ndaza kuzitera muri puberi nta kibazo kabisa. Ati izi document nimba ari mbi ndaza kuzitera muri puberi. Daniel yikangamo. Jimmy arangije aramubwira ati none se Daniel we, ati nta nubwo ugomba gukurikira umugore wawe se ukajya kumusaba imbabazi kubw'ibyo umukoreye? Jimmy aravuga ati Daniel aravuga ati hoya, ati wapi kabisa, ati nta birenze, ati uriya mugore niko yabaye nta birenze kabisa. Jimmy arumirwa ati okay, ati sawa nakundi nyine, ati ntacyo dutangira inama nyine, tugomba gutangira inama, ati ni karibu dutangira inama. Barakwereka bahise bakomeza nyine bajya mu cyumba cy'inama, bagiye gutangira inama nyine barebe yuko yabasinyira konta. Umugore yararakaye, yarebye Daniel ararakara, ati karakagore kawe kaba kazanye ibibazo gusa kimbesho, ati ibintu ntago wabyitayeho neza. Barakwereka feri ya mbere hari muri meeting room cyangwa se mu cyumba cy'inama. Muzehe Vincent ngwari wari umushyitsi mukuru, bamuhikaza nyine bamuha intebe, bamuhikaza ati murakoze cyane kuba muje inshuro ya kabiri, ati Daniel we, twizere ko ibintu bimeze neza, ati muze twizere ko none nta bintu byinshi uri buvuge, ari kudusinyira kabisa. Atakira ikaramu sinya, amuhereza n'ikaramu ati sinya noneho tubako gakontara muze. Muze arangije arareba Daniel ashyira ikaramu hasi, ati wapi ngiye ibi ngibi ntago nshobora kubisinya kabisa, ati sinabisinya, sinshobora kubisinya. Bikangamo, barikanga. Jimmy arangije avuga ati none se muzeze, ejo twe twasezeranye ko nitubikosora uri bubisinyemo, ati sari ikibazo? Muze itahaguruka ati yego hari ikibazo, ati ikibazo nuko biragaragara yuko aba bantu ko ari bomba ari babiri, Daniel ndetse n'uyu mugore wawe, bafite ukuntu banyereza amafaranga ya company, bafite ukuntu badukiniramo agakino, hari ukuntu babigenza nyine, ariyo mpamvu ubona imibare izidahuye. Ati Daniel nabwo ati ariko muze, ati wapi ibintu bivuga byuzuremo ibinyoma gusa, ati ibintu bivuga babitekerejeho muze, ati ibyo bivuga ni ibinyoma gusa, ati ngiye wapi kabisa. Jimmy arangije arareba yikangamo. Muzanye ndavuga ati wapi kabisa ngiye kandi mvugisha ukuri,
ati izi dokima za Yorini iyo ntaza kuzibona nta nubwo nari kumenya yuko kabisa bano bantu batwiba. Ati mubyizere mu byanga ariko ati Daniel n'uyu mukobwa baratwiba kabisa. Jim arangije aragaruka aravuga ati oya, ati muze nago nakwizera kabisa, ati ibi ntago byakora, ati rega wibageje ko yari umugore wanjye. Muzanye aravuga ati ati nyamara byo nkubwira nibyo, ati mfite uburyo nabibonye kandi mfite n'ukuntu nabibonye byanyabyo kabisa. Jim arangije arareba aravuga ati wapi. Muze akomeza avuga ati ibintu byo kuvuga ngo hari imitungo hari amafaranga banyereza barangiza bakabiparapanya bakagira ukuntu babikora muri company. Umukobwa arangije avuga ati muze urimo urarengera, urimo uravuga ibintu by'ibinyamurengera. Jim nawe arangije ajya kudefanda umugore aravuga ati muze wapi kabisa, uyu n'umugore wanjye turabana kandi ndanamukunda kandi ndabizi nawe arankunda cyane, sibyo sheri? Umugore ati yego sheri, ati nanjye ndagukunda bya tarete kandi ibi biragaragara. Muze arangije ati abanza yuzuza imyuka aravuga ati kanze ngwiki, ati kanze maze ngwiye ikimenyetso cyanyacyo. Wibuke muze afite evidence, aragafoto yabafotoye mu gitondo, aka kanya mu gitondo cya kare arangije ahita kuramo ya foto arabereka, ahita yereza Jim ati ngayirebera ihera amaso. Ye umukobwa arebye, mana nyagasani we zirabakiye muze yabafotoye. Daniel ati ye baba nanjye ziranyakiye we ziranyakiye. Filime yaje yaryo rero. Jim nibwo kivumbuye ko kino gitipe kimuca inyuma kimurera umugore. Jim arangije arareba aravuga ati ibi ngibi ntago nabyizera kabisa. Ahita hamagara Damaris ati Damaris we. Damaris ahita avayo. Damaris ko yakavuyeyo ariwe banza ariwe secretary ayavuga ati muri kano kanya nta kindi ugomba guhita uhamagara polisi kano kanya, ati ibintu bigomba gusobanuka nta nubwo bigomba kurangirira hano, ati ibintu ati biretse no kuba banca inyuma n'amafaranga ya company bagiye banyereza bagomba kuyagaruza. Umukobwa arangije atangira yivugisha ati sheri ati urumva, ati wapi sheri, ati n'uno mutipe wari wabitangiye urumva, ahise bigereka kuri cya Daniel aranyira ati oya, ati nubingerekeho, ati ubike ko ari wazanye igitekerezo cyo kwiba muri company. Batangiye gusubirana. Arangije ahita avuga ati wowe Daniel wanzererezi we, ati guhera aka kanya ndakwirukanye, ati kandi nawe wa mukobwa we, ati tegure ngiye guhita nkuzanira impapuro za divorce kano kanya. Umukobwa atangiye avuga ati sheri ati ariko twabivuganaho. Daniel Jim avuga ati ziba wanzererezi we nta kintu mvugana nawe. Arongera amagara ako kanya barakwereka Damaris yasaga avuga ati bossi, ati polisi yaje hano muri kano kanya, ati iri mu nzira imiraza ategeze ku muryango, ati baje kubafata. Daniel arabye ibintu bikomeye akora make karenge ahita guruka aravuga ati batapfata batamfunga. Wa mugore nayo yumvise polisi zaje aravuga ati haje bya polisi wapi kabisa, reka riciri sheri reka nigurukire. Barakwereka abagenzi Jim yaje kuvumbura yuko babiba, aza kuvumbura ko yizeraga nk'umugore we cyangwa se n'uwo yivizeraga nk'umukozi we aribo bantu banyereza umutungo wa company bakabikora mu nyungu zabo, biramurenga. Muze yarangije avuga ati ugomba gukurikirana ibintu byawe neza. Jim arangije avuga ati cyakora cyo sinenzi ko ari umuntu wamfasha kabisa, ati sinenzi ko ari umuntu wamfasha. Ako kanya barakwereka Muze yakomeje kugenda asaba Jim ati gusa hari ikindi kintu nakakwisabiye, ati niba ubona byakunda, ati wagenda ukabagarura Yorini ukamubaza niba yakomeza gukora muri no company cyangwa se yaza akagukorera, ati kuko uriya mukobwa nuko nta bushobozi cyangwa se atabashije kuba yagira, ati naramukaje gukora hano ndahita nemera gusinya iyo kontara, ndahita nyisinya ako kanya. Jim arangije dahaguruka aramubwira ati okay niba rero byagira niba ari byo ngibyo, ati biroroshye cyane kabisa, ati reka nguruke ngiye kumuzana. Barakwereka abagenzi Jim yahise ahaguruka ako kanya muri office, ahita ajya hanze ajya gushaka Yorini arebe ko yamugarura muri office nyine baze bakorane kugira ngo umuzene yemere kuba yamuha kaga kontara ukurikira unarebe. Ako kanya Jim ko yakageze hanze yararebye abona ka Yorini ahantu kicaye ibibazo bya karenze, karimo karicara karize kabisa itiro cyangwa samarira yakarenze, ibibazo byakabanye byinshi. University yabuze amafaranga yo kwiyandikisha, umugabo uri aho ngaho babana nawe mu nzu ni inyatsi nawe yaba yirirwa mucira mu maso, ibibazo byabanye byinshi. Ako kanya barakwereka abagenzi Jim ko yakakuzi impande ye, asa gake azamwegera aramubwira ati Yorini we umbabarire kuba ntabashije kuba nakudefanda muri kariya kanya, nakagombye kuba nakudefanze. Yorini amubwira ati nta kibazo kabisa, ati ndakumva, ati nta kibazo ntago nakugire kayo makosa. Ako kanya Jim nakomeza kugenda avuga ati mu byukuri
ati nakagombye kuba nakudefanze muri kariya kanya aho umugabo wawe yarimo arakubwira nabi, ntabwo nari kureka bikarangira hariya. Yuri namubwira ati we nta kibazo, ariko ibyo nakubwiye ko nta kibazo, tubundi se mu buzima ko bibaho. Aramubwira ati se kuri kurira. Yuri namubwira ati ibibazo biba byambanye byinshi, ndi gutekereza ahantu nkura amafaranga yo kwishyura universite, yo kujya kwiyandikisha muri universite, ndi gutekereza n'ahandi ahantu nkura amafaranga haba atari muri bino bicuruzwa byanjye byancanze. Akomeza arira. Ako kanya barakwereka Jimmy yakomeje amubwira ati ntugire ikibazo, ati ibintu byose biraza kugenda neza kandi ndaza kumakinga sure ko ibintu byose bije kujya mu buryo. Ako kanya barakwereka abagenzi Yuri nuko yakomeje kugenda arira. Jimmy nawe yakomeje kugenda yimvaga ndakamwishe, yaranje amubwira ati Yuri niwe ndeba mu maso, ati ndashaka kugira ngo ujye kuba manager cyangwa se manager wa company yacu, ubashe kuba uducungira amafaranga yacu muri company yacu nyine tuguha akazi. Jimmy aramubwira ati kandi ngiye ndabikwijeje. Yuri nawe ati ariko ntago nangije university. Jimmy akomeza amubwira ati oya, ati ikintu wakoze cyatweretse ko uri umunyabwenge kandi uzi gukora, kandi ibi binatwereka yuko uri umwizerwa. Ati rero niyo mpamvu twarebye tukabona rero umuntu dushobora kuba twasinyisha kontara, ukabasha kubaza kudukorera, ukabasha kuba baza muri company yacu, ukaba ari uba manager kabisa, ukabasha kuba wadufasha. Yuri namubwira ati ariko ntago nangije university. Jimmy amubwira ati nyine turakurira university uyirangize, nunayirangiza urahita uza muri company ukomeze ukore n'ubundi ubone umwanya wa permanent w'iteka ryose uhoraho, kuko twakubonyemo umukozi. Barakwereka abagenzi ko Imana ikure w'abantu kure. Byaje kurangira wa mukobwa DC Jimmy amuhaye akazi muri company, yemera no kumwishyura university mpaka arangije, kugira ngo nanarangiza azaza akomeze mu kazi nyine abe akore nka permanent, nyine abe kore permanent. Ako kanya barakwereka Jimmy amubwira ati ntago byakunda rero yuko twagenda tutarabanza gucuruza bino bintu, tugende ngiye kugufasha gucuruza zino chewing gum ture ko zashira cura musore. Ako kanya barakwereka nta kindi cyakurikiyeho. Feri ya mbere Jimmy afata wa mukobwa batangira kujya gucuruza bakomeza kugenda bacuruza za cura mu disi barebe ko zashira, uko bakagombye kugenda bacuruza. Filime yacu nayo isanga iri kugana ku musozo. Barakwereka barazicuruza zirashira, mirangira wa mukobwa disi yikundane na Jimmy, cyangwa se bagiye kujya bakorana na Jimmy. Ari nako filime yacu ngana ku musozo. Mukomeze mudusupportinge cyane. Yari JPS Media, nangu sezikeza Kimana from Burundi. Murakoze cyane. Ciao ciao.